ibisheke ahantu hose ugeze ni indamani ariko nibyo byingenzi niyo mpamvu njye naza kujyana nawe aha ushakire ku bugambo mani broske ushaka kuza ikina niba twagize turi ku muhigo urumva nyine ntabwo bingeye ariko no mundaye ko nywa sinjye ntabwo we reba biriya bisheke uri kubibona reba bisheke ahubwo ntabwo uza agashaka nubwo ndabona hari ubona batari baratekereza urumva biriya byenda byose biri hari oya wivuge buriya muntu kitari mu matelefone nubwo kiri mu matelefone kiraho twebwe urumva tujye gukora urumva dufite ko kuvuga cyane wazibya ngo mwiriwe ariko ndi kumva batari no kuvuga tumusanga hariya mu imbaraga tumusanga gusaba nicyo bya mbere rega nimba turi n'abanyenzara tugomba no kwibuka kugira iki discipline discipline nawe mwiriwe ahubwo ari no gutwika tuzamuke turebe ariko buriya rero akoma n'umuntu ufite gereka baze ubwira unanyiyame kare niba turi ku rugamba reka tukavuga kwiyamanye anki nyinda kuyamene nakwishutiye mani shit umwanda pato baye ngasiye krokodile ubugambo ufite umuntu urabona ari ikintu batu umuturutu kuva mu gitondo umuntu aba yakore bari banyacyane hanyuma n'ubu ngo tuba dufite mu gipangu cy'abandi we wabimbwa uramutse uvuze akantu k'ubwenge no tujya kugenda wigira indi komantere wiri komantere ubwo ko ndimbwa ko wowe tuvukana ubwo uri iki kuvuze ko ndimbwa wavuze ko fiye nawe yari imbwa ariko yari n'imbwa kuko n'ubundi nta kintu yitwara tugende nyine turi n'imbo byacu ubwo nshitsa ndo wagiye z'ukiko ibiki mbonye se ayada Você nawe yabikora aya mashusho media naye ababeshya byinshi uyu si ntuza uyu si wese ko wagira ngo ni wera uyeda we yarapfuye nawe se iyo mbese burya sikuko kari ariko ahantu baba urwo rugi nindi rukozeho ra haba hariho amakuru menshi aya makuru ntiwanayareba ngo uzayarangize zino kata turi kwijyana aganize tugiye kugenda twigize abavunitse uburiye nta n'ukuboko mfite ujya ukuboko uragufite se baramutse baduhaye akazi ko nabyo ugiteganya ko nabyo bishoboka kuba ariko sikari ibyo gusa akazi turagakora dushonje ntabwo njye ndi gukubwira gira inzara uhitana kagira inzara hitamo kagira inzara yitse gira gucya cyumva kururi igihaho gwemera nka zazeni turukomera pe tagi ninde ukuramagaye iyi fore so yibye kane kamubwira n'umunsi wose kwa ntabwo ukuntu nta muntu yibye hari nta muntu wari umufaga yego komera patro muryoherwe rwose bon appetit ninde ubakinguriye mwebwe ninde ubakinguriye ako boss nawe ninde ubakinguriye mbega ahantu hari amahumbezi sha wicaye hano ngaho bosi rero twatuje gufunguza ninde wabwiye ko hano ufungurira impumyi ntabwo turimo none nimba mubona kuki mudakora sindamufite amaboko n'amaguru twabuze akazi
kandi boss dore turi imfubyi na ukabura gute chance zose ntiziri gukora boss mumbarizo turakennye ubu ngo aho kuba naho dufite ibyo kurya nabyo kubibona biragoye ndisko ndi nyoko ariko ndiso wanyu ndi nyoko senge ndi nyoko rume. Imana yabaye amafaranga kugira mufasha abakene n'abatifasha. Oui. Ako kuba wigira nuba wegeje umugambi watuza. Se baje ku mugambi burya. Dutuzwe no gusabira. Reka rero mbagira inama. Sibyo? Dore ndi mukuru ndabaruta. Ntimukabona ibipangu bikinze. Ntimukabona ibipangu bikinze. Ngo mugire ngo harimo ibibatunga. Sibyo? Harimo ibitunga twebwe ba nyururugo. Mwakura tukabanye. Bira muhimbwa biramushyira muri poberi mwabiha abakene. Imbwa yanjye se iyasangira nawe ugira ngo unakozemo ntiyabiryo. Ndabizi ndusha icyubahiro kuri wowe ariko mwadufasha. Cyamuri abajura sha. Oya. Ntabwo twiba. Twebwe twiba. Oya da. Nukuri twiba dusaba abantu bisimira abashayitani. Twebwe ntabwo twiba n'ikimenyimenyi wazana budu wose bakira bose twebwe turabasangiza kandi ntacyo bajya bayibona. Ingurube yo kwa Ruferedi ninde warayijyanye? Ingurube yo kwa Ruferedi ninde warayijyanye? Kuko si kwa Ruferedi turanahazi. Turahazi. Mushinzwe gusabiriza. Ntabwo muzi kabisa. Mushinzwe gusabiriza. Mushinzwe gusabiriza. Urebye nuko twahize akazi tukakabura nubwo ari ingeso yacu. Boss, inoji. Eko boss. Ntabwo boss uri kuri Imana mugize neza mu by'Imana yabahaye mwakoramo natwe mukadoha tukareba ko twaba. Imana ituye. Ibaye wowe Imana urayizi. Mu ijuru duhaye twagusabira n'umugisha. Utagiye mu ijuru nguhe. Utagiye mu ijuru nguhe. Erega ijuru riri muri mwebwe abakire. Natwe twese niko bakubeshye. Nawe ijuru rikurimo none. Yego nyine niyo mpamvu naje kugusaba. Kuko Bibiliya yavuga ngo ufite imyenda ibirahuta ufite. Murimo murantesha n'umutwe hari ibyo nirebera. Mushoboye gukora nese bose ibyo bintu by'abapfuye ku buryo babirutisha abantu bazima ko mbona n'ibyo murareba. Ibi ngibi wapfuye n'uwapfuye ufite inzara ibi birabaruta. Ubwo si yapfuye ubu yaba yagusabye ntabwo baba bamuhaye. Birabaruta. Imirambira turuta. Ese bose byibura basi n'akazi mufite. Muri make ngo turutwa n'abapfuye. Abuze muri abantu. Iyo mwere byose musanga muri abantu. Natwe turabizi ko twapfuye duhagaze ariko se byibura n'akazi mufite. Ahubwo umuryango mwanyuzemo abari nawe munyuramo mushoboye gukora mufite amaguru duha akazi basi. Mushoboye gukora duha akazi turagakora pe turagakora. Hako cyakugwaje yabanye bose asubundi mwararezwe ubundi bimeze tukaba tutarezwe tukangana. hari umurima rero mfite wananiye muri umuntu wa Ruferedi. Ahubwo boss kaka hari umurima mfite wari wananiye muri umuntu wa Ruferedi. Mwawe ushobora ubwo biti nguru umva yewe nushaka gutubwire ngo nta mabuye tugiye kumenagura tuyavanemo umutsima w'ubugari tusongemo amanda turabikora ariko dukunde tubone ibyo muri se dufite imbaraga tugende mbere. Yego tugende. Nababwiye ngo mpaguruke tugende mbere kawo. Mufate inzira tugende. Ako boss how on the boss Fate inzira. Tugateguye ngo tugiye mu muriro. Ntabwo biremeye. Muze mbere. haweze ura ni hano hano kwanyerera se boss n'uyu hano hose shaka ko iki kibaya cyose nega we
boss nanjye naje rwose. ese mufite icyo ukorera? Uraduha amasuka. Gusa abantu dusabiriza koko asuka twayakuraga. Ca hano genda ubwira wa mukozi wanjye. boss. Hano hari Boss urabizi? Ca hano guhisuka. Reka amasuka tuyakura hano ruguru urumva? Weho turasa kukwishyuza y'umugizi wa nimugoroba. Mugire vuba. asundi waduhaye vansi. Vanse bye nyitanga ari uko abantu Ibiryo mwatetse ngo tuze muduhe. nyitanga abantu bari uko bamaze gukora. Nta n'ibiryo mufite. Gukora tutariye se. Umva gure tubaze tubike. Yagiye kurya. Sibyo? None twebwe ikintu tugiye gukora, wumva? Hano ntabwo twakora ariko ntabwo twahibwe na n'imbaraga dufite. Umva tugiye ukwereka. Umubwiye ko twinaniye. Kukumva ko twana no gwabonye ko hari n'imyenda harahiba. Wumva? Tugiye n'undi ntabwo twagiye gukora kama. Reba uruntu ukuntu Undi none twagiye tukakiranya. ntabwo tubikora ariko nta muntu yatugiriye. Ntabwo tugiye kumweka ko nta muntu. Twe nta muntu tugomba kumugirira. Ya myenda tuyana. Ya myenda. Tugiye no mu tugiye kumukurikira gake gake. Tugenda twandura ya myenda. Noneho azikari ibyo urabizi. Ugiye kubusigaye hano. Numva? Tumujijije. Ngende noneho ndebe ko yaravuze ngo tukiri tuzana isuka. Ndebe ko yabagezeyo. Bitengaro. Asikari ibyo. Reka be nigisha ndando. Wowe nushaka bikirirwa ifu nubiranda. Ni tugiye kwiba imyenda byo tukareba. Tugiye gukora se. Tugiye gukora. Bibyina byi. Nabibyina byo. Gukora amakadiho. Hararangira ariko. Ngira gutya aje gutanga kinji. Nanjye ntabwo nabihomera amagiye kumwiba. Nanjye nakiguriye. Ibyo kintu gikora. Hageze. Nanjye kwiba ibyanjye. Nimwe twarwa gate. Suko mbese kunjye ni muri munanyigira.
wanjye imbunda yose ndayijyana. Shishwe GPS. Amenye ko ngaho nyuma ari kwa fanta. Bose kanuri. Kano gasengeri n'aka. Wana turi kuringikira ho nyuma mase. Tamu. Sema nakuita ugenda. Nakuita ugenda wenyine. Naheza. Mutawani bi. Naheze mo. Biri mano. Akira. 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 Undari hesha. Undari. Hesha. Undari. Nasuru samuru fani. Nuyu. Uso posidani kuzidi. Nuyu. Nagi posidani nyangizi ja. Nuyu. Boku. Aye. Kubita. Kubita sambo. Bosi chochi bichi. Bosi kama fashi. Bosi kama fashi. Bosi. Ada posi pihanla dinero. Pihanla la mugendo.
ufite watujyana kuri polisi. muvuga ngo muje umujura iki nicyo gisambo mumbeshya shango umurimo murafunguza sha umurasha naji yawe yayinyweye naji yayo mahaguruke neza se wazanye si mumwinji ya mwana wewe wazanye